Inshuti bakunze ba Ikaze TV 150 turabasuje aho muherereye hose impande n'impande zigize igihugu ndetse n'abari nyuma y'igihugu turabasuje amahoro Imana akomeze kubana namwe. Hanyuma rero uyu munsi tukatwifuje kubasobanurira ijambo uburwa ngo yakoze iyo bwabaga. Uyu ni kuzuba wanyu nanjye nakoze iyo bwabaga kugira ngo mbashe kumenya igisobanuro cy'uyu mugani ngo yakoze iyo bwabaga. Mbese turakoresha cyane nk'umbajije ngo kuki ukoresheje ijambo ngo wakoze iyo bwabaga kakanya yatambikubwira nkakubwa naho byaturutse kuko babashije kubimbwira. Niyo mpamvu nawe ngiye kubikubwira nkuko babimbwe kugira ngo nawe niba kubaza ngo wakoze iyo bwabaga gute uzabwute umundi mbere na mbere banzo menye gukora iyo bwabaga aho bituruka ubu nibwo uzamenya nanjye urugendo nanyuzemo. Hanyuma rero uyu mugani yakoze iyo bwabaga cyangwa yakoze aho bwabaga bawuca iyo babonye umuntu wacogoye ariko adasanganywe imbaraga babona naniwe icyo yahoraga ashobora bakamubwira bati kora iyo bwabaga wakomotse kuri Nkoma ya Nkandogoro ho ku Marangara nk'Igitarama ahasaga mu mwaka w'1500. Iryo jambo ryo gukora aho bwabaga hari abaryita ubugabo. Nanjye icyo nanzi ko ari ubugabo. Ubu niko bimeze ariko ubundi nkomoko ni uburozi. Byatangiye hagati y'ingoma ya Ndahiro n'iy'umuhungu we Ndoli. Hariho umugabo witwaga Nkoma ya Nkondogoro ikirozi cyo mu Marangara na nyina Maduna. Bari abagaragu ba Cyamatare bakomeye baraturutse Ibunyabungu. Bazi bwami bafite umuhango wo kuroga ibi byo gucuragura ariko bakagira n'ubundi burozi busanzwe. Aho shebuja apfiriye yishwe n'abakongoro bamutsinze rubi rw'inyundo mu bugamba aho ngaho akanya ngo ni Igisenyi. Ndoli amaze gucikira ikaragwi kabahinda aho ni muri Tanzania. Noneho rubanda bahinduka bari abatoni b'ibwami barabahiga barabahashya kugira ngo hatagira icyo bavuga kuri Ndoli kuko bamwe bakekaga ko akiriho abandi bati yapfanye na se. Ubwo abanyamarangara bateraga Nkoma baramunyaga bamusenyera iwe bahagira imara cyangwa bahagira ubusa. Ibyese byarimo uburozi barabijanjagura. Ubwinduga n'Amarangara byari bimaze kwigarurirwa n'Abasinga. Amarangara atwarwa na Rukomane mwishywa wa Mateke nayo Nduga ari Mateke uwo. Rukomane rero arashega amenesha abaryankuna. Bukeye abaryankuna bateranira kwa Karangana mu kona Kamashyoza hagati y'Irunda na Mugina. Baje inama yuko bazagenza Rukomane babwira Nkoma bati ko wajyaga wiyemeza ngo uri umurozi ubu waturogeye Rukomane ukamudukiza. Nkoma ati nta burozi nkigira barabumenye kandi sinabona uko ncumba ubundi. Abandi baramubwira bati jya gukora aho bwabaga nibura ukukore kandi ntubuze abo mwabanye babaye ibyegera bye. Aho mwabanye babaye ibyegera bye bazamudohera agapfa tukaruhuka. Ngo abo babanye yagomba kugenda yama gukora aho bwabaga amaya gukora muri twa twese bamenaguye akagenda agahereza ibyegera bye bakabimuhera mu cyo kunywa. Dore aradukukanye iyo kabura amagara. Mbese umugabo yewe yaramaze kubazengeza kugeza aho bifuje no kujya gukokora utubindi kugira ngo bakunde bamuroge. Abaryankuna bamaze kuzuza inama Nkoma arataha ajya kureba ahahoze ari iwe mu tujyo bajanjaguye asanga mu burozi ariko bukeya. Arabukokora abushyira Gashumba w'umunyanzoga wa Rukomane wahoze ari umugaragu we. Amubwira ko nabumumuhereza bazamugorera cyane. Gashumba arabyemera arabwakira. Abuha Rukomane arabonywa. Amaze kubonywa araryama bucya ari intumbi. Abaryankuna babyumvishe si ukwishima batera hejuru bati Nkoma ya Nkondogoro yakoze aho bwabaga yakahakora koko. Kuva ubwo rero rubanda babona umuntu unaniwe n'umurimo yarasanzwe ashobora kuba yakora bakigana uko abaryankuna babwiye Nkoma batikora aho bwabaga ariko bo baba bavuga ubugabo yarasanganye bifata bityo gukora aho bwabaga cyangwa
kwiharahara nyine kwisakamo n'uduheriheri twadusigaye. Hanyuma rero nshuti wadusabye ko twakubwiye ijambo ngo yakoze iyo bwabaga, nizeye ko washe kubisobanukirwa. Bese yagisubiye inyuma ajya gushaka aho yari asanzwe abubitse, aho yajyaga abubika nubwo byari bari barabimenye, ariko arongera ajya gukokora. Ibyo bitari gukora aho bwabaga, nyine yakoze aho bwabaga cyangwa yakokoye aho yari yarabubitse, yakoze iyo bwabaga. Kagara twe tubwita ubugabo, hanyuma nawe niba bwita ubugabo menya ko bwari uburozi, akakanya akaba ari ubugabo. Rero nizere ko nawe uraza kubaza undi mugani nawe ubasha gukoresha kutibuka cyangwa utazi igisobanuro cyawo. Nizere ko meze neza. Hanyuma n'umunyeshuri wiga muri segonderi wa gatatu nawe yadusabye umugani, nawe tuzababwira mu kindi kiganiro gikurikiraho. Ntuzacikwe, icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kigiyeho cyangwa filime yose igiyeho cyangwa ikintu cyose kigiye hano ku Ikaze TV 150 cye kibasha kukugeraho. Hanyuma ni kuziwanye mwari kumwe, amahoro Imana akomeze kubana nawe.